amakuru aryoshye kandi yizewe kandi wayasanga usibye kuri Hotside TV. Subscribe is the only key. COVID-19 ni virusi y'icyorezo kitarabaho ku rugero ruri kuboneka ku isi, kiri gutuma kandi amaguverinoma afata ibyemezo atigeze afata mbere. Nyuma yaho abarwayi 5 ba mbere bagaragariye mu Rwanda, ubutegetsi bwafashe ibyemezo bikomeye bigamije kugabanya ikwirakwira ryayo. Ibi byemezo birimo kubuza amateraniro y'abantu benshi, gushimangira ibikorwa by'isuku cyane cyane iby'intoki, ndetse no kureka bimwe mu migenzo y'abanyarwanda nko kuramukanya bahana ibiganza ndetse no guhoberana bigahagarara. Bimwe mu byemezo bisa n'ibyatunguye benshi, ariko ubutegetsi buravuga ko byafashwe ku neza abaturage mu rwego rwo gusobanukirwa ibi byemezo byafashwe ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku buzima bw'abaturage. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa, ibi byemezo byafashwe wadusobanurira uko bimeze? Nibyo ibyemezo byafashwe ndetse bamwe babonye nk'ibikakaye, ari icyemezo cyo gufunga amashuri yose yo mu gihugu. Nimvuga amashuri mwumve, guhera kuri mashuri y'incuke kugeza kuri kaminuza, abanyeshuri bose bategetswe gutaha, kandi ubu tuvuga bose bamaze kugera mu ngo nkurikije itegeko Minisiteri y'Uburezi yari yatanze. Hariho ikijyanye n'uko nko mu magereza abagororwa batemerewe gusurwa mu gihe cy'ibyumweru 3, no kuvuga ngo nta rujya n'uruza ruzasubira kuri gereza, byo kwirinda icyoba cyabaho ko ari uwavana indwara hanze akayijyana muri gereza. Hari ikindi cyemezo kijyanye no gufunga ibikorwa by'insengero. Ntabwo nk'ejo Kiliziya Gatolika basenga, Musenyeri wa Kigali yijihije misa kuri televiziyo y'igihugu, nta muntu n'umwe wigeze wemererwa kwinjira mu Kiliziya. Ikindi ni ikijyanye n'ibi byo gutwara abantu muri rusange. Twari tumenyereye ko mu Rwanda bisi ziba zipakiye, bamwe bahagaze abandi bicaye, nta kanya ko guhumeka. Ariko ubu ngubu itegeko rishya rivuga ko bisi izajya itwara abantu bahwanye n'umubare w'intebe zirimo, buri wose bakagenda bicaye, nta muntu n'umwe uhagaze. Mwambutsa, ngira ngo ni ibyemezo bikomeye nko kugira ngo wumve ko Kiliziya Gatolika yasomye misa nta mukristo uri mu Kiliziya. Usibye ibyo, hari n'ibindi twumvise byafashwe bijyanye n'imikorere y'akazi, nk'abantu gukorera mu rugo n'ibindi. Byo bihagaze gute? Nibyo koko leta yatanze amabwiriza ko abakozi badakenewe cyane, abashobora gukorera mu ngo bakorerayo, ku kazi hakajyayo abantu bakeya cyane, bamwe batagaragara nk'aho baba benshi ku buryo abantu benshi bikangwa bataboneka ku mirimo. Ni ukuvuga ngo igice kimwe kinini cy'abakozi bari mu ngo, abashobora gukorera mu ngo bahakorera, naho ku kazi hakajyayo bakeya cyane. None abo ngabo bazakorera hanze, abo ngabo bazakorera mu ngo zabo, byaba byigeze bisobanurwa ku buryo bizagenda? Kuko hano mu bihugu byateye imbere mu Burayi haba hari internet mu ngo cyangwa se n'ahandi ahantu hatandukanye, ariko nk'aho mu Rwanda tuzi ko internet idakunze kuboneka henshi. Byaba byasobanura uburyo umusaruro wabo uzagenda? Kuri uyu munsi wa mbere icyemezo cyagomba kubahirizwa, twumvise abatangaga ubuhamya, ndavuga abakozi. Bamwe bavuga ko abari bafite za computer, za mudasobwa zigendanwa bazitwaye mu rugo, abashoboye kuba bafite uburyo bwa internet babujyanye, ku buryo ibyemezo bimwe byo bafatira mu rugo. Niba hari serivisi bagomba guha abazikeneye bakazitangira mu rugo, ariko simpamya ko ari hose biza gushobokera. Gusa nk'ano mu mujyi wa Kigali ho biroroshye ko internet ntabwo igoye cyane, kandi abenshi mu bakozi bo mu nzego za leta bagiye bafite izi mudasobwa zigendanwa. Hanyuma ku bijyanye n'igihe ibi byemezo bishobora kurangirira, ubutegetsi bwigeze buvuga igihe runaka? Muri rusange urebye hatanzwe ibyumweru 2, nibyo bavuze ko ari byo bagira ngo barebe uko iyi ndwara umuvuduko wagabanuka cyangwa wagenda gute, kugira ngo babe batanga ikindi cyemezo. Gusa icyo nakwibutsa nuko nk'iki cyo gusura amagereza ho hatanzwe ibyumweru 3, no kuvuga ngo mbere y'iminsi 21 nta muntu uzajya gusura umuntu muri gereza.
Ku bijyanye n'ikintu gisa nkaho kidasanzwe kubuza abaturage gusuhuzanya cyangwa se ndetse no kuba bahoberana nk'uko bisanzwe mu migenzo ya kinyarwanda iyo uhuye n'umuntu, abaturage muri rusange barimo barabivugaho iki? Ni ibintu byoroshye ibyo byemezo byose byafashwe mu rwego rw'ubuzima nyine, ariko barimo barabivugaho iki muri rusange? Kumenya ko ubu ngubu hari ubwandu bugera kuri 5 mu gihugu, ese abashinzwe urwego rw'ubuzima bari bigeze bavuga ni bantu kibanduriye mu Rwanda cyangwa abanduye baturutse hanze, cyangwa nta kintu kiramboye bari babivugaho? Nibyo amatangazo yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima avuga ko abo 4 bose baje mu gihugu bavuye hanze, harimo umuhindi, hakabamo abanyarwanda 2 ndetse n'umunya-Uganda, ariko igitangaje nuko hari umunyarwanda utagaragaza ko ari ahantu yigeze ajya kandi wasanzwemo ubwandu bw'iyi virusi.